kuko nari nateguye ko ngomba kumwereka uwo muntu witwa Diane ahoraga anyishyuza ati ndashaka unyereke uwo Diane ukunda, Diane uhora mu matwi yawe, Diane uhora muri telefone, undi ni Diane umeze gute. Turahagira turasangira, ubwo ibyo Diane yakonsumye n'iby'inshuti yanjye yakonsumye urumva byose byariteranyije n'ibyanjye, ngakamuca inyuma ngamukoresha ibindi. Ubu ngubu nge na Alexandre ntago bimeze neza, kuko nanjye yarambabaje, sineze no kumubabarira, kujya mu mubabarire bizamugora pe, kuko yaramemukiye, yaneje abantu. Ariko nawe avuga ko wamuhemukiye. Sinzi buri wese ku giti cye, gusa nge numva ko nakosa nakoze, kuko ngewe umuntu twaravuganye turasohokana nk'inshuti isanzwe kugira ngo tuganire ku byacu, kuko ndamukunda byo. Iyo kamera ihageze arahinduka, kuko nyuma ya kamera ubundi tuba tumeze neza, twishimye, dusohoka, dusangira, ibintu bimeze neza, numva ko mfite umuntu nyine, mfite umukunzi. Ubundi ubu igisigaye no kumbwira yego, ariko nabyo biri hafi yo kubiba, kuko tuba tumeze neza pe nk'abakunzi. Ntago ari ibibazo, kuko buriya ukunda umuntu undi urarwana ukavuga ati icyemezo nafashe ngomba kugisoza ari uko ngeze ku ntego yanjye yo gukundana nawe. Diane nkuko nagiye mbivuga, Diane turavugana, turanahura, turanasangira, ariko ikibazo kiboneka maketse yabonye kamera cyakabona umunyamakuru, ari nubwo abona umuntu akamwikangamo umunyamakuru, gatamwe ati uyu ni wa mutumiye, kandi tugasanga umukiriya usanzwe wako kwabari. Reka ntangire mbaye ikaze mu kiganiro nkuko bisanzwe, tuganira buri munsi, tubaganiriza buri munsi, ariko kuri uyu munsi nifuje kugira ngo twongere tumenye amakuru neza. Ariko ntaragera kuri iyo ngingo, reka mbanze nshimire buri wese dukurikirana, nshimire buri wese ukora subscribe, share na comment ku biganiro byacu, dukurikirana buri munsi, we mufana wacu cyangwa se umuntu ukunda kutuba hafi mu biganiro byacu bya buri munsi. Ntago ndi bujye kure, wenda ntago ndi bujye kuvuga ibintu byinshi, reka wenda ntangire ndi kubwira buri muntu wese, ndi kuvuga ku byerekeranye n'ibimaze iminsi biba. Uyu muri kura ni Souvenir muramuzi, no musore wanyu, no musore wacu, muramuzi ko afite umukobwa witwa Diane bakundana kandi cyane, ariko ntibyagenze neza. Ubushize byarangiye nabi, bamumenyeho inzoga, benda kumukubita, ibintu ntibyagenda neza, ariko twifuza kumushaka kuri uyu munsi ngo tumuganirize, tumubaze neza uko bimeze, tumubaze niba uko byarangiye, niba byarangiye amahoro, niba byaranze nabyo tuze kubimenya neza, tumenye neza amakuru uko byagenze, ariko uko biri kose turaza kumenya ukuri uko byarangiye ndetse naho byarangiye. Mpamvu twifasha kugira ngo tumuhamagare, tumuganirize, tumenye se kuri uyu munsi Diane baravuganye, Alexandre byarangiye bite, ariko uko biri kose turaza gusobanukirwa. Reka ndamuha ikaze mu kiganiro, atangira tubwira byinshi ku byakurikiyeho, nyuma turamenya. Reka wenda abitwibwirire. Tugoye ikaze Souvenir. Murakoze cyane. Umesta muri iyi minsi dorokana uri mu bibazo, uri mu bintu bya stress, kuri uyu munsi ruhagaze ute, byifashe bite nyuma wa munsi byagenze? Nyuma y'uriya munsi n'ubundi na cyagiye gihindukaho, uretse nyine ibyo ibibazo byambayeho abantu barabibonye. Nahuye n'uruva gusenya, witwa Alexandre aranungura, ansanga ahantu nakiriye Diane, amgirira nabi, ariko ni kuri byagenze, akeka abaturage barabibonye, ni kuri byagenze. Yego. Nyine nyuma mwaravuganye Diane, mwaraganiriye cyangwa ntimwigeze mubonana, byagenze bite nyuma? Kuko uko biri kose byarangiye Alexandre agiye nabi, birangira nawe ugiye nabi, asigara wenyine avuga ko agiye kwishyura facture, sinzi uko byagenze. Tubwire nyine nyuma Diane mwongeye kuvugana nyuma y'uramuzi. Diane yaramamagaye, kuko mbere yuko ngena bahise bamamagara, kuko wari wanyakiriye niwe wayisuza, aramfata ambwira ko ngomba kwishyura facture. Ubwo Diane araza nyine turiyishyura, byo kwishyura byo byagenze neza. Naho kuvugana kwa Diane ubwo yaramamagaye ambwira ati yanakirambwiye gishyashye, uretse kumbwira ati ngewe nimba twahuye sinshaka itangazamakuru, ati ngenda ndashaka ko nimba twahuye ntukagira umuntu uhamagara, ati sinshaka ikinyamakuru icyo aricyo cyose kuba cyaza muri gahunda zacu, ati ibindi bizaza nyuma, ati ngiye tugomba kujya duhura, n'ubusanzwe turavugana tugahura tukanasangira, ariko ikibazo cyabayeho nuko twe twahuye namwe mukaza. Yego. Nicyo cyose cyabayeho. Nyuma rero yabira bintu byabaye, wari wamusohokanye umugurira icyo kunywa, umugurira icyo kurya, nubwo yarabanje kubihakana, ariko uko biri kose amafaranga watakaje cyangwa amafaranga wahataye, ugereranyije n'ibintu watanze cyangwa ibintu wakonsomye, wowe nawe wifuje kumusohokana, byatwaye nk'amafaranga ngaye ku bintu watakaje hariya? Banza na fagitire barayinzane ndikanga, uko nge tukigerayo nari nateguye ko wenda nari burenze 30,000 cyangwa 40,
ko nibwo bushobozi nari mfite, ariko bampaye fagitire nsanga twakonsomye amafaranga menshi bitewe n'uko nahageze mbere ndamutegereza. Kubera ko tukihagera ntabwo wabanje kuhagera. njye narahageze ndamutegereza, nabanje kujyana n'inshuti yanjye kuko nari nateguye ko ngomba kumwereka uwo muntu witwa Diane. Ahoraga anyishyuza ati ndashaka unyereke uwo Diane ukunda, Diane uhora mu matwi yawe, Diane uhora muri telefone, undi ni Diane umeze gute. Turahagera turasangira, ubwo ibyo Diane yakonsomye n'iby'inshuti yanjye yakonsomye urumva byose byariteranyije n'ibyanjye ariko twebwe ke twahageze mbere, we yaje nyuma. We yakonsomye ibindi natwe ibyo twe twakonsomye mbere. Yego. None kuri ubu ngubu bihagaze bitega hagati yawe na Diane cyangwa se hagati yawe n'umukunzi wawe cyangwa n'uri gutereta muri iyi minsi? Hari umuntu ashaka kwibaza se uracyari guhatiriza kugira ngo wenda agukunde cyangwa mukundane, cyangwa wakuye amaso wabanye udashoboka uhitubire kuravuga ati reka ndike guhatiriza ibidashoboka, uramureka kuri isaha uracyamukunda cyangwa wese ubona ko bidashoboka? Kuri isaha rero wenda sinaba ngo sinyimukunda kuko none namukunze kandi n'undi acyamukunda, gusa nuko wenda ejobundi yarakaye akabigaragaza nabi. Nagize n'ibibazo byinshi, ibintu birangirika. Abari kubireba barabona telefone ndi gukoresha muri ino minsi ni agatelefone gatoya, ariko kubera ko indi bayimenyemo inzoga irapfa. Ahubwo nibagiye kubaza kuki ufite agafone gatoya? Telefone nini yagize ikibazo kwera uriya muhungu nimba yitwa Alexander nimba yitwa nde yararakaye imenamo inzoga kugira ngo nazongera kumuhamagara. Ubu ndi gukoresha kangaka. Phone yawe yarapfuye burundu? Ubu yarapfuye, babanshaka nyine baramamagara ubu WhatsApp wapi, ariko mu minsi izaza nizeye ko Imana nibigera neza nzongera ngasubira kumubwiriza. Ariko cyagiye nawe wagaragaye nk'umunyantege nyine ko wenda nabyita, wari wasokanye umukobwa ukunda, umukobwa mwiza, nyuma haza kuza umuntu arakuvangira nawe uburyo wenda yaje arakaye ntiwigeze widefanda nk'umusore ng'umurwanye cyangwa se umbwira uti ndeka, waratsinzwe wemera icyaha, kugira amagambo menshi, aragusunika yenda gukubita icupa mu maso, nyine ntabwo wigeze ugaragaza ko uri kurwanirira nyine umuntu ukunda. Kuki watuje cyane kurushaho kandi uri kubona ko ibintu byakomeye nyine umugore yaje we ntugaragaze ko nyine uri kurwanirira ikintu cyawe? Njyewe rero abantu bamaze kumenyera ndi umuntu ugira umutima woroshye, ndi umuntu utwara ibintu gake, ntabwo nkomeza ibintu ngo ngende ndwane, ntabwo nkunda imvururu, ntabwo nkunda amahane. Ndi umuntu utwara ibintu gakeya nkabitwara gake uko mbibonye, ntabwo ndi wa muntu uhita usara ngo ngire, kuko ntekereza ko ngiye mu byo gusara ashobora kubonekamo abakomereka bakagira iki nkarwana, kandi ntabwo mbikunda kuko ndabizi ko ari ibintu bibi. Niyo mpamvu mbyirinda, niyo mpamvu nabitwaye gake, ndatuza, ndamureka akora ibyo ashaka kuko numvaga ko n'ubundi ibyo arimo atari byiza. Yego, nabitwaye gake nyine ndatuza. Nyuma ya kiriya gihe telefone yawe yabigendeyemo, nawe ubwawe bigenderamo, bakomeraho inzoga, utaha uri kunuka inzoga cyangwa urwihumurira nk'uko utari mwiza kandi siko wavuye mu rugo umeze. Ubu rero ndagira ngo nkubaze kuri uyu munsi hagati yawe na Alexander cyangwa se musanzire wawe, reka mbare ko mbyita musanzire wawe, mumeranye mute? Nyuma yigiza kuvugisha avuga ati wantwariye umugore nyine agire wenda ibindi binakuvugisha, ubu ni wenda akigufitiye umujinya cyangwa kiriya gihe ntabwo mwongeye kuvugana, byarangiye hariya, nyuma hakurikiye iki hagati yawe na musanzire wawe cyangwa se umuntu muhuriye ku mugoroba? Alexander rero n'ubu ngubu we nubona nasohokanye Diane kugira ngo nyine dusangire, ako yabifashe nkaho no mu minsi isanzwe dusanzwe dusohokana, ngakamuca inyuma ngamukoresha ibindi. Ubu ngubu nge na Alexander ntabwo bimeze neza, ntabwo bimeze neza kuko nanjye yarambabaje, sineza no kumubabarira, kujya mu mubabarire bizamugora pe, kuko yaramemukiye, yaneje abantu. Ariko nawe avuga ko wamuhemukiye. Sinzi buri wese ku giti cye, gusa nge numva ko nakosa nakoze kuko ngewe umuntu twaravuganye turasohokana nk'inshuti isanzwe kugira ngo tuganire ku byacu kuko ndamukunda byo, ariko ntago nabikoze kugira ngo wenda ngo mbe nababaza wa Alexander. Alexander ubwo afite ibyamubabasha ko ngiye nabajwe nuko yaje akagira reaction itari nziza, akarwana ubu ngubu mfite ikibazo cya telefone, umva yamenye telefone yanjye yagize ikibazo, nanjye amenaho inzoga, nuko abantu batari kuyureba uranakomeretse kuno, ari icupa nagize kuno ino kukaguru, yaraje yihuta arankandagira, ariko ino rigira akabazo. Urumva ni ibibazo nahuye nabyo, ariko nta kibazo bintwaye tu, gusa kumubara byo bizamugora. Mfitanye ikibazo gikomeye na Alexander. Alexander mfitanye ikibazo, kumubabarira bizamuvuna kuko yarambabaje, yankoreye ibintu bitari byiza. N'ahantu ari hose Alexander amenye ko kumubabarira bizamugora pe, bizamugora. Ubu nge nawe sinzi kuko kunziza, kuko nkunda nk'uko yamukunze nuko nanjye nakunze Diane, kandi gukunda numva ko nakosa ari birimo.
rero kuza arwana atagize atanambye atabanje no kumenya ukuntu ibintu bimeze urumva ni ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu Alexandre njye nawe ni ikibazo gikomeye. Kuri uyu munsi ntabwo murongera guhuza hagati yanyu habe anyohereza SMS ambwira nabi, akantu kambwira nabi, ni ukumbwira nabi, nta kintu kizima mbwira, nakumbwira ati nta nubwo yemera ko yankoreye ikosa ariko ngiyewe bitwara gake, ariko we abampamagara ambwira nabi, nukambwira ati umugore wanjye wagira ngo babana mu nzu, ambwira ati umugore wanjye ndakwiyamye, ni uko abambwira. Eka nanjye nyine ndamukunda. Ibi bintu bimaze iminsi byawe na Diane bisa n'ibimaze igihe biri gukora, ariko umuntu yakibaza se kuki bitari kurangira, kuki bitari bifite iherezo. Nimba ukunda umuntu ni byiza, ariko kuki ukomeza guhatiriza ibitahari, guhatiriza ibyo utari kubonera inyungu cyangwa ibyo utari kubonera umusaruro? Kuki uri gukomeza guhatiriza wicira umubano w'abandi bana hagati yako? Kuko kiriya gihe wari wamusohokanye, ariko haje kugaragara ko yaje kumenya yuko musohokaniye umusheri. Nta kuntu washaka undi mukundana cyangwa usukareka kundi kuntu bigenda, cyangwa ubundi bigere kukareka gutandukanya bakundanye, kuko kuri ubu ngubu usa n'uri kubatandukanya. Niba ukunda umuntu ni byiza ariko gira kugeza, niba ubona bidashoboka umuntu abwira ati sinakundana nawe, byemere ushaka undi muntu mukundana. Kuko kenshi abantu bavuze yuko uri guhatiriza ibintu bidahari, kandi urimo urata igihe cyawe wakabakoresha ikindi gihe. Ntabwo uri kumva kuri kubangamira abandi kandi nawe wibangamira. Uri kwibuza amahirwe yo kuba wakundana n'undi muntu, uri kubangamira n'undi muntu ku giti cyangwa se ku ruhande rwe. Ntabwo uri kubyumva. Diane rero njya kumukunda, n'umunyamakuru waduhuje bwa mbere yaraduhuje kuri Nyaruka TV, baraduhuje ndanabashimira. Yambwiye ko icyo gihe yambwiye ko nta n'umukunzi afite, kandi ntekereza ko icyo gihe n'ubundi nta gihe cyari giciyemo ejo bundi mutubona. Yari yambwiye ko nta mukunzi afite, niyo tuganira njye yambwira ko nta mukunzi afite, ahubwo iyo kamera ihageze nibyo binyobera, atangiye kuvuga ngo aho iki akahita ahinduka. Ariko ubundi ngiye niyo tuganira n'ubona ko SMS izabambwira ati naribi ndagukunda iki, ariko iyo haje kamera ibintu birahinduka. Kandi nyuma ya kamera tuba tumeze neza twishimye, nawe ubwo aramama gasigaye nawe amamagara akamuga ati duhurira aha n'aha, nkagenda na fagitire akayishyura pe, akayishyura. Ariko ubu ngubu iyo haje kamera, kibona kamera ahita ahinduka. Bivuze ngo iyo muri kumwe aba ameze neza, mwamutari kumwe akitwara mu bundi buryo, kuko iyo abonye kamera agaragaza ko nta hantu muhuriye, ariko mwamuri mwenyine akagaragaza ko nta n'ikintu muhuriyeho na kimwe. Iyo kamera ihageze arahinduka, kuko nyuma ya kamera ubundi tuba tumeze neza, twishimye, dusohoka, dusangira, ibintu bimeze neza, numva ko mfite umuntu nyine, mfite umukunzi. Ubundi ubu igisigaye no kumbwira yego, ariko nabyo biri hafi yo kubiba, kuko tuba tumeze neza pe nk'abakunzi. Nyuma y'ikiragiye rero Diane yavuze ko agiye kwishyura amafaranga yose yari yakonsomwe, yarakwirukanye, yirukana Alexandre, ariwe wari kwishyura fagitire, nawe ntiwayishyura. Nyuma waje kumenya amakuru y'ukuntu, kuko nawe kiragiye twarahamusize, aravuga ngo natwe ntitugende tumusige wenyine. Nyuma y'ikiragiye byagenze, nyuma y'ikiragiye se yigeze atekereza, aravuga ati wenda reka nishyure amafaranga. Waje kumenya niba yarishyuwe cyangwa atarishyuwe. Iya fagitire uri kuvuga 90 yaje kurangira gute? Ira fagitire rero, kuko nyimara gusohoka kimara kunsohora, ntago njye nahise nagumye hafi yaho kugira nze kureba ukuntu biri bugene, kuko Diane mukuru navuze ati nshobora kugenda, kuko namutumye atabyiteguye, ugasanga bamuhaye fagitire nawe biramugoye nk'umuntu nkunda agahora n'ikibazo. Niko kuguma hafi aho ngaho, ndinjira nyuma nsanga bari kumubarira, nawe nsanga amafaranga ari yagendanye bitahura. Ndumva mu mafaranga nonge nago yankiraho amafaranga menshi, kuko we yarazi ko yabaraga ibyo twakonsomye n'abari ibyo twakonsomye mbere n'inshuti yanjye. Ugasanga rero we yamnyongeraho amafaranga, ariko nawe yagize neza, nubwo yaramfashe, nubwo na sheri we yari yagiye, kuko sheri uri Alexandre nimba ari na sheri we simbizi. Kuba ari wewe ni kuko urabibona kandi urabikwereka. Iyo turi kumwe naga binyemerera, ariko iyo kamera ihageze nibwo avuga ngo sheri. Ariko iyo tutari kumwe arambwira turi amuhungu, simukeneye iki bintu nk'ibyo. Rero ubwo yaramfashije, turishyura nyine fagitire irarangira. Nubwo nyine naje kugira ikibazo, ugasanga no gutaha birangora, kuko byabaye ngombwa ko amafaranga nshirana gutaha ibi kibazo nyine. Ariko ndashima Imana ko nagezeyo amahoro kandi byagenze neza nta kibazo. Nta kiwenda ni byiza ubwo byarangiye amahoro, batarabateje cyangwa batarabafunze, ni byiza mwabonye ubwishyu. Ariko umuntu yakibaza ku rundi ruhande, ibyo bana Diane bizarangira ryari? Kuko bimaze kuba inkuru ndende, urimo kumwizirikaho, sibyo? Ni wowe uri kumwizirikaho ku giti cyawe, ntago ari ukwizirikaho. Uri guteganya ryari kurangiza ibyo bintu byanyu murimo? Uri guteganya ryari kurangiza ibyo bintu byo gukunda umuntu kandi ukoreka katakwitera, kuko ugakomeza ugahatiriza?
uri kumva uzahatiriza kugeza ryari? njye rero kubera ukuntu nkunda Diane kandi mba numva nta wundi no kuri telefone njye abana barampamagara b'abakobwa bakambwira ati se ko tubona ubabara nta kuntu twaza tukakuganiriza, nta kuntu twaza tukakuba mu ruhande, nta kuntu twaza tukagushimisha, ariko njyewe nkabona ntago ndajya mu yindi mood yo kuba nakurana n'undi mukobwa kuko Diane niwe mba numva ndimo, nabo bana nyine baba bihanganye kuko Diane ndamukunda, sinzi wenda igihe bizarangirira, ako nekereza ko muri aka kanya umuntu mba numva nshaka ni Diane nta wundi. Abandi bamamagara mwihangane rwose ntago ndababonera umwanya. Ni irihe tandukaniro ubona hagati ya Diane n'abandi bakobwa? Kuko uko biri kose ufite ibanga cyangwa se ufite ikindi kintu uri kuduhisha, ni irihe banga ubona hagati ya Diane uri gukubitirwa, Diane uri kubwirirwa amagambo mabi, uri ku telefone iri gupfa kubera Diane, ni ikihe kintu waba waramubonyemo gifatika ku buryo uvuga ngo Diane sinamureka kugeza kuri isi akaba gitsimbaraye? Nyamara burya baravuga ngo bijya gushya birashyuha, ibyawe ntibyashyushya ahubwo biri gukonja kurushaho. Ubwo ufite icyo wizeye ariko uko biri kose ndagira ngo tubwire ikintu uri kubona muri Diane kiri gutuma uhatiriza kugeza kuri isaho, kirimo kwinginga Diane ngo mukomeze mukundane. Diane njyewe namubonye kuri social media, namubonye ku itangazamakuru kuri Nyaruka TV, ndamukunda mpita mwiyumvamo. Kuva icyo gihe rero kugeza na n'ubu mba numva nta wundi mukobwa njye muri njyewe nyeneye. Diane niwe mba numva nshaka, itandukano nuko mba mbona nyine kuri njyewe kuba byonyine naramubonye ngatamukunda, nicyo cyane kimutandukanya n'abantu ko murana n'abakobwa batandukanye. Ariko nyine ikintu nyamukuru mukundira nyine hari ushaka gukunda umukobwa kubera ko afite amano meza, kuko afite imisatsi myiza, ni iki kinyamukuru gituma ukomeza kumwikuraho cyane? Njye narebye ibiganiro bye mbona uburyo aganira, mbona n'imiterere yiwe, imiterere y'umubiri igaragara inyuma, physical appearance yiwe mbona ndayikunze, mbona n'ukuntu aganira, ukuntu ibitekerezo byiwe mpita numva nyine ndamukunze. Nuko nashidutse ateye iyi miterere yiwe uri kuvuga wabonye ateye gute? Sandrine rero ukuntu ateye nyine ukuri ateye neza, aragaragara neza guhera ku mano kugeza ku musatsi hose, n'umubonye abona ko ari umukobwa uri smart, kuba ari smart aberwa, agaragara neza, agira isuku, ibyo nibyo bya mbere mwubahira kandi mukundira. Yego. Kuri uyu munsi nta mukobwa urakurutira Diane? Mamagarwa na benshi kuko nyuma ya biriya biganiro bagiye babona nagiye abakobwa bamamagara, abari mu Rwanda, abatari mu Rwanda, abari hanze na hehe, ariko mba numva muri njyewe nshaka Diane, mba numva nta wundi nyeneye. Hari abakobwa bamamagara, hari nabi bamenda henda bambwira ati mbabarira Souvenir, mbabarira dukundane. Hari n'ingero nyinshi nabo navuga ngo mbarangize, ariko hari n'umamagara ari kuri, ari akana kabi Musanze, ari umwana ubu Musanze, ariko we yitwa Dusabe, ntabwo n'ukirindi ni umukobwa, ari akana kabi Musanze kitwa Dusabe, wafite na gahunda yo kuzaza kundeba inaha, ariko wabambwira ati mbabara basi mwishyure itike uze ndebe cyangwa njye nizire. We ngo bari kukurwanira ari benshi, baramamagara pe, so byo kwirarira, baramamagara ama SMS, WhatsApp cyari nizo narasubiza, ariko ngiye muganye ndababwira ati mureke mbanze nuze ndebe ibyajya naho birangira nzababwira, kuko mba numva Diane ari we nyeneye. Yego. Hari amakomenti yagaragaye mu biganiro, muri kira kiganiro twakoranye, bavuga bati ibyo biganiro mukuru abantu bari gusangira bagakotera amavide cyangwa amacupa ni bibi, bashaka gukomeretsanya bikaba birebire, ariko ko biri kose namubwiye nti kuko twari duhari ntabwo byari kugeza kuri urwo rwego. Kuri uyu munsi uri guteganya iki kuri Diane? Ushaka kumukunda ariko uvuga ati nta kindi cyo gukora mfite cyo wenda cyo kumukunda, cyangwa se aho bigeze ndananiwe, aho bigeze ngiye guheba, ngiye kumurekera nyirawe, kuko burya guhatiza cyane siko gutsinda, ahubwo ushaka gusanga uri guta igihe cyawe ku muntu kandi uzi ukamutana hose. Kuri uyu munsi Diane ni iki cyawe? Ni iki kuri wowe? Ni umukobwa ukunda ariko utagukwiye? Ni umukobwa ukunda ariko utagukunda? Ni umukobwa ukunda ariko uri guhatiriza? Kuri wowe ubyumva gute nyine kuri uyu munsi Diane? Kuri uyu munsi ni muri kuvugana, ntaga kwitaba, ntimuganira, nta chat mufitanye, ariko uracyari kwizirika, uracyari kwihambira, uri kumva utari kwishyira mu bibazo nanone bya kabiri. Ntago ari ibibazo, kuko buri ukunda umuntu wundi urarwana ukavuga ati icyemezo nafashe ngomba kugisoza ari uko ngize ku ntego yanjye yo gukundana nawe. Diane nkuko nagiye mbivuga, ntago Diane turavugana, turanahura, turanasangira, ariko ikibazo kiboneka maketse yabonye kamera cyakabona umunyamakuru, ari nubwo abona umuntu akamwikangamo umunyamakuru, gatamwe ati uyu ni wa mutumiye kandi tukasanga no umukiriya usanzwe waka kwabari,
akambwira ati uyu munyamakuru umujyanye kandi ari umuntu usanzwe we azirana n'itangazamakuru sinzi icyo bapfuye ariko ni Diane turavugana nk'ubu ngubu ushobora no kubona mu kanya arampamagaye akambwira ati bimeze bite kandi wamubaza wakabihaka sinzi ikibazo nawe afite wenda we muzamutumira mu mazi impamvu ariko we turavugana yabonye umunyamakuru ni ikibazo gikomeye ariko nanone nawe ni ikibazo wenda kubona umunyamakuru ariko nanone nawe ufite ikibazo cyo guhatiriza ibidahari iyo umuntu agukunda baravuga ngo ukunda abandi uwo musanze ugukunda nta mwanya uri kumuha nyamara uwo uri gukunda afite undi akunda uwo uri gukunda afite undi akeneye uwo uri gukunda afite undi muntu nyine yiyumvamo wowe ikintu ufite ni ukuva ku izima ukumva yuko kuba Diane ni mwiza yego ariko hari abandi bagukwiriye hari undi nawe wumva ko agukeneye uri kwima umwanya kuba uri gukunda Diane atagukunda uri guta igihe nawe ku giti cyawe rero inama abantu benshi bari kuvuga muri comment bari kukugira ni ukugira ngo wowe urekeraho kugira ngo uhatirize ibintu bidahari cyangwa uhatirize ibintu bitakurimo sibyo we kubwo rero urabifata gute cyangwa se kuba warekeraho umwanzuro wawe cyangwa kuba warekeraho kwitwara muri ubwo buryo uri kubyakira mu buhe buryo cyangwa uri kubyakira gute ubundi ngewe nzacika intege ari uko numva nanjye imbaraga zambanye nkeya ariko uko biri kugaragara ndabona Diane ari kugenda ananiza cyane ariko aho bizagera ndabona ko ubu ntegereje amahirwe ya nyuma yarangira nkavuga ati Diane ndamuretse kuko nabangira inama bose babambwira ati Diane mureke none hari kubura iki kugira ngo ufate uwo mwanzuro ni ukubera ko nyimukunda mba numva urukundo ni iki kuri wowe nsobanurira ugukunda kuko ukuntu urukundo uri kwerekana rurimo guhatiriza no kwinginga wari nyinze biranga ariko no guhatiriza urukundo rufata gute kuri wowe urukundo ubundi no kwiyumvamo umuntu ukamugira amarangamutima yaba ari mwiza yaba ari mubi yaba akora ibikorwa byiza byaba ari bibi wowe ukamwiyumvamo kandi ukaba proud yiwe icyo nicyo gisobanuro naho urukundo ugakunda umuntu nta kintu ukurikiye nta bwiza nta mafaranga nta cyo ukamubona gusa ukumva wamugira amarangamutima urwo ni rwo rukundo nirwo rero nanjye nkunda Diane suko sa umunyamafaranga so umustar urenze ngo ndamukunda nta kindi uretse kwanjye narabonye ibiganiro byo muri njye akankurura nkumva ndamukunze nicyo ngicyo kuba rero umukunda gutyo kandi umwiyumvamo we akaba atabikwereka ni kihe kintu nyine uri kugaragaza cyangwa se uri kubyumva kuko uramukunda yego byanaragaragaye turanabyemera twese turabyumva ariko gukunda umuntu utagukunda rero nicyo kibazo kuki nyine uri guhatiriza urukundo rwe nyamara ufite undi muntu wagukunda ufite ibindi bintu wakora nyuma y'ibyo ariko urigura cyari guhatira cyangwa se kugerageza umutima we nirya uzumva yuko afite umukunzi nirya uzumva yuko afite umugabo babana mu nzu kuri uyu munsi cyangwa muri aka kanya reka wenda tuvuye ku bya Diane ho gakeya tujye ku buzima bwawe bwite n'ibyo turaza kugaruka aho turi gutoza ikiganiro kubanza tubwire ku bwawe mu busanzwe mu buzima bwawe busanzwe utarahura na Diane kuko turi kuvuga ku buzima bwawe na Diane ku rukundo rwawe rushyashya ariko utahura na Diane wari ubayeho mu buhe buzima kuko ubu ngubu uri mu buzima bubabaje uri mu rukundo kandi rudafatika rutari gukunda ariko mbwira utarahura na Diane wari umeze gute wari souvenir yega ariko wari ufite ukundi kuntu baye wari ufite ibyo ukora wari ufite ubundi buzima bayemo kugira ngo utuje ariko uri kubabara uri kwirirwa mu rusaku uri kwirirwa mu Rwanda muri kwirirwa ibintu nyine binyuranye utaramenya na Diane wari mu ntoki wari ufite umukunzi wabaga iwanyu utuje nta stress wari umeze icyo gihe nta mukunzi nawe bita ko umukunzi namuheruka 2019 nyiri ku ishuri niwe navuga umukunzi wanjye nongeye kuko nabivuzeho kuko byaje kwimukira Mozambique yari umwana w'Ibutare ariko bazi kwimuka iwabo bajya Mozambique kuva icyo gihe sinongeye gukunda rero uko mbonye Diane nejo bundi barabibonye kuva icyo gihe ni Diane ubu ngubu nkunda gusa nkuko nundi mbona ko biri kugenda byanga sinzi amaherezo yabyo gusa bite nuko mbibona nekereza ko igihe buri Imana izansubiza wenda ikamu wanjye nimba atari uwanjye cyangwa nimba ari n'uwanjye akangarukira ako ni Imana ibizi buraza uwanjye arahari pe kandi Souvenir uri umusore mwiza uri umusore wambara neza ufite fresheri ufite akazi keza biragaragara ariko ikintu gitangaje cyari nuko
bivuze ko ari ukwihoma ntabwo ari ijambo rino nkoresheje kuko niko bigaragara. Ni gake cyane kubona umusore ari guhatiriza urukundo nk'urugufite cyangwa nk'ururi guhatiriza. Ndibaza umutima wawe woroshye bingana iki cyangwa se ukomeye bingana iki kuba uri guhatiriza umuntu ukinginga ugapfukama bikanga ugasemba bazi bikanga kugeza aho kubitwa kugeza aho menwa inzoga wigure waguze kugeza aho usebwa imbere cyangwa se wagusebye imbere y'umukobwa ukunda. Umutima wawe wumva umeze cyangwa se wumva wiyumva gute ku byakobeho byose mu rukundo rwa na Diane cyangwa cyane ko mbere bitarigeze bibaho mbere yawe cyangwa se mbere y'uko umenyana na Diane? Njyewe rero ngira umutima wihangana, singira umutima wenda ushobora kungirira ibitekerezo byo kuba ngo ndeka njye kurwana cyangwa nimba umuntu andwanije ngo nanjye mbe umwanzi we nangira ibikorwa bibi namukorera. Njyewe ndihangana nkatuza, niyo mpamvu babonye n'ira video bakabona njyewe nabitwaye gake ndanasohoka ndabahunga nicara inyuma ndabareka kuko nago ngira umutima wo kurwana. Rero niyo mpamvu ubu ngubu nigireje ko umukunzi wanjye ahantu ari, nimba ari na Diane ni Diane, nimba atari na Diane uko byagenda kose azaza, kandi uzaza wese nzamukunda nkuko nuri ngiyo nakunze ubundi Sandrine, iyo nakunze ndakunda. Niyo mpamvu urabona ndi kwizika kuri Diane kandi nawe akagaragaza ko atanyeneye, kuko ngiyo iyo nkunze umukobwa undi mba mukunze nkamukunda n'umutima wanjye wose, kuko nago ngire akavuyo ko kuba ngo ndajya ku mukobwa umwe ngo njye ku wa kabiri wa gatatu. Oya, nkunda umukobwa umwe yananira nkamureka. Niyo mpamvu na Diane igihe nikigera nkumva arananiye nzamureka, n'ubundi ubwo saza wari uwanjye bwazaba hari, kandi ndamwiteguye pe. Hari abantu benshi bavuze ngo ugira isoni, sinzi impamvu bayivuze, wenda bakurikiranye ibiganiro twakoranye, ariko hari benshi bavuze bati nyamara Souvenir agira isoni, ni umusore witonda utuje, ariko ibyo akorerwa si byiza, ariko nanone ntabwo ari byiza kurwanira ibintu bitari ibyawe. Ibyawe ntaho bijya. Niba Diane ari uwawe azaba uwawe mu kindi gihe. Uyu mwaka niba atari kugukunda azagukunda mu kindi gihe. Niba uri kumukunda batagukunda nyine si uwawe, shakira ahandi. Urumva mu nama bari kukujya cyangwa se umuntu bari kuvuga ko ibintu byose uri gukora cyangwa se ibyo uri gukora gutigihe ku mafaranga watanze atari makeya mu 100 wavuze watanze kuri kiriya gihe, wenda ufatanyije na Diane mu kwishyura iriya fagitire ni menshi, kandi mu kazi kawe uko biri kose ntabwo gahagaze neza, urumva. Ariko uko biri kose uraheba kugira ngo ushimishe umukunzi, nyamara umukunzi ushimisha ntago agukunda. Uwo mukunzi uri kuvuga ntacyo bimubwiye, uravuze ngo amuguriye inkoko kuko warayiguze. Abakobwa rero sinzi wenda impamvu yanabihakanye, ariko wasanga we nagira ngo yereke umukunzi wiwe cyangwa Alexandre ko wenda nabirenze twagiranye, ariko twarahuye. Ntabwo wagura umuntu inzoga cyangwa icyo kunywa atabanje gufata amafunguro. Nari nabimuguriye, ariko byo simbyicuza uko nabikoze mbikunze. Ntabwo wasohokana umuntu umuguriye ngo inzoga utamuguriye ikintu abanza gushyira mu nda. Bihakanye se kagaragaza ko ibyo bintu byose wavuze nta cyaba. Ibyo ni ibye nyine, nta nubwo mbyitayeho, ngiye nabikoze kubw'umutima wanjye, kubw'urukundo mukunda. Ibyo bine ni ibya Diane, ubwo muzabimubaza. Yirivugira ati umuntu waguze nkuko yagura peti mitsingi, bivuze ngo amuguriye ikintu adashaka, ahubwo nuko wari ufite ubushobozi bukeye. Kushya bigaye rero nabyo ni ikibazo. Kubigaya ni ubushake bwa nagiye mbona no muri commentaire abantu bavuga ati wenda uriya mukobwa agamije kugutwara amafaranga yawe, agamije kugutwarira udutungo duke ufite. Kandi ibyo koko ubundi Diane ukuntu mubona amamagara wenda ambwira ati mfasha nguriza 10 girute, nubwo abwanga nyishyure fagitire, ariko no mu mizima usanzwe wabamagara undi ikinabanyakana amafaranga, twahura twasohokana ibintu nk'ibyo. Iyo twasohokanye turishima pe, tugasangira tukanezerwa, ibintu bimeze neza. Umaze kumushora hano amafaranga ngaho ugeranyiriza igihe mwasohokane cyangwa igihe mwabanye cyangwa igihe mumaranye mukundana? Uvuze ko akunda amafaranga, akunda ko musohokana, akunda ko mutembera. Umaze kumushora amafaranga nka? Maze kumushora amafaranga menshi, kuko ubu ngubu ubundi ndi umuntu n'udufaranga dukeneye mfite nyine. Nagiye mbivuga ko na nyirinzu ubu dufitanye ikibazo ko mu minsi yashize ari umuntu ari wangobotse amfasha kwishyura nyirinzu, nubwo mfite tundi tubazo, ariko namutakajeho amafaranga menshi, kuko nagira ngo basi mbikore kubw'urukundo, mushimishe anezerwe, mbese abone ko mwitayeho, ariko ntacyo byamaze. Niyo mpamvu mvuga ko igihe nikigera nzanamureka, nakomeza uko ameze nzamureka nkunda undi. Amafaranga wamutakaje rero bitumye ngira amasiko akazikora. Wavuze ko wenda utishoboye cyane, ariko uko biri kose urageza mu bushobozi bwawe buke ukakiramo umukunzi cyangwa se umukobwa ukunda. Mu busanzwe ukora akazi ka buri munsi? Na rimwe nzaza ngo kuri kamera mvuge akazi kanjye.
akazi nkora n'ubundi kamuha amafaranga nubwo atari menshi ariko aranyambika nkabonamo nishyura inzu rimwe na rimwe yego akangaburira nubwo wenda hajemo kino kibazo cya Diane ibintu bikaba bibi amafaranga akagenda mbana make ariko ubundi akazi mfite ko ntago nzaza ngo ngatangariza abantu ni akazi gasanzwe kama make ariko utavuga se ubwo nakaye kazi karakakugaburira kugitinya kukavuga ni akazi pe ntago ndi umuntu wo kuza ngo mvuge ngo nkora ibi n'ibi oya nkora akazi kameba nubwo nabwo hajemo ibitotsi muri no minsi kubera cya gihe ubwo baheruka kubona nasohokanye Diane nagize mu rugo kwera ibitekerezo byinshi nsiba akazi kubera ko ntago nge nikorera nkorera abantu nkorera boss ninda kujya mu kazi boss aravumbwira ati se byagenze ute ndamusobanura nawe ati nawe niba usenya nijoro nasohokanye umwana gutya na gutya niyabyumva umwana yubwira boss arabimubwiye uko ngewe umukuntu umeze ndi umuntu uvugisha ukuri nimba mfite amafaranga ndabivuga nimba nayo mfite nkabihakana nimba mfite ikintu navuga ati ndagifite nimba ntacyo mfite nkavuga ati wapi nago njya mbeshye kuko ngiye kubeshya umuntu birangora kuko niyo nkubeshye ngira uramfata ngiye namutekereje ko inkuru yanjye imeze nubu arabizi nagiye no kuza hano mumamagara namubwiye ati rero baranyeneye mu magahuke arandekura ndagenda kuko nawe abona ukuntu mba mvuga Diane mu kazi Diane abakobwa dukora nkababwira ati se wowe yagira icyo akora ngo se uri Diane nyine Diane yabaye Diane no mu kazi ni Diane na boss wanyambwira ati amamagara Diane kubera byageze ku indi ntera nicyo kintu Diane yakora kumvura mwanze ni umukobwa ukunda ariko bitaracamo neza nicyo kintu wumva yagukorera nk'umuntu ukunda kavuga ati ndamukunda ariko noneho kwihangana biranze ngiye kumureka nicyo kintu yagukorera keretse akoze mariage uvuze ngo uzamureka ariko yashingiwe nibwo numva ko bitewe n'ukuntu umukono nibwo numva ko nzavuga ati ndayamanitse Diane ariko aho ngaho waba uri gukabye nuse ni gute wakunda umuntu ku gato uziko uri kumukunda ku ngufu ariko niko gufata ku ngufu reka uri kumuhatiriza ibintu bidahari uri kugira ngo yihinge mu bintu adafite Sandrine reka nkubwire rero urukundo ubumva rukujemo kuko nago Diane ariwe mukobwa tuziranye wenyine sinawumamagara wenyine mfite n'abakobwa tujye no kubwiza bw'inyuma hari n'abakobwa bamurenze tuziranye kandi tunavugana nanatereta cyane nakondana nabo aho kubera ko amaranga mutima yanjye yaje kuri Diane mba numva nyine Diane ari wenyine muri ako kanya niyo mpamvu rero naka kanya ubona nyirwana nyishaka gukundana na kuko ndamukunda pe ibyaura mutipe wundi nimba batanakundana ni ibyaba ariko njyewe nzakomeza ku ntego yanjye yo gukundana na Diane kuko mba numva ibyishimo byanjye ari Diane uracyatse imbare ku ijambo rimwe gukunda Diane ariko ntawamugukuraho cyangwa ngo amugukuremo uko biri kose naho uri umuntu ukuze uzagenda ubona ukuri kwawe cyangwa se usobanukirwa ku rundi ruhande reka tukureke wenda turi gusoza ikiganiro ndagira ngo ugire ikintu ubwira abakunzi banyu wowe na Diane cyangwa se nawe ubwawe basuhuze cyangwa ugire n'ijambo bwira Diane ku giti cye ugiye kugira n'ijambo bwira Alexandre nko mu musanzire reka mba ariko mbyita musanzire wawe ugiye kugira ijambo rimubwira Alexandre ugiye n'ijambo bwira Diane ukunda unasuhuza abakunzi cyangwa se basezera icyambere ndahera ku bakunzi banjye ko ndabakunda cyane mbibona muri commentaire mbabona muri call bagenda bamamagara bangira inama ndabashimira cyane ndashimira uwitwa Furaha uri Finland ni umumama nawe afite abana ariko yatandukanye n'umugabo we arankomeza Furaha aho uri hose kabisa ndagusuhuje nuwo mwana uri Musanze nubwo abambwira iby'inkunda ariko ntabwo mbirimo cyane ariko nawe ndamusuhuje Kayezu uri Ikinyinya nimba ari Ikinyinya nawe ndamusuhuje ku nama ze n'abana ntabwo navuga ngo mbarangize ni benshi cyane ariko nyenda bashima ku nama zanyu naho icyo nabwira Alexandre njyewe icyambere cyo Imana yaramubabara ariko njyewe ubwanjye bwo kumubabara biragoye bifite nuko yankoreye ibintu bitari byiza umuntu w'umuhungu mugenzi wanjye umusore mugenzi wanjye kuza kankoza isoni mu kabari kuriya we kumubabarira aho uri hose we Alexandre umenye ko nge nawe ncishijemo akarongo kuko wapi kahise waramemukiye ugira ijambo bwira umukunzi cyangwa se umukobwa ikintu nabwira umukobwa nkunda ari we Diane ndagukunda kandi murambivuga nawe urabizi na kare naguhamagaye urabizi Diane ndagukunda kandi sinzacika intege bitewe n'ibigeragezo mura nabyo ndacyagukunda yewe bakunzi bacu rero reka mbabwire ngo ikiganiro uko kirangiye mwakumvishije ariko uko biri kose avuze uko abyumva twifuje kugira ngo tumenye nyuma ya kiriya gihe byagenze bite cyangwa nyuma ya kiriya gihe hakurikiyeho iki
uko biri kose mwumvishe ukuri, mwumvise ahari kubiganisha, mwumvise ko akiri guhatiriza urukundo. Tuzi ko urukundo nta ruhatiza, ariko we ari kubikora nk'umugani, ari kubikora kugira ngo mu mutima we yumva atuje, kuko biri kose hazagaragara ukuri cyangwa hagaragare uwo bahisemo, uwo batahisemo bura ko biri kose azagaragara. Reka wenda mbasezere babwira yuko uko biri kose hazagaragara watsindiye Diane, watsindiye umugore wenda mwiza bari kurwanira, hazagaragara watsinzwe. Uko biri kose hazaboneka watsinze cyangwa watsinzwe. Tuba tugira ngo ariko tumenye uko mu mutwe w'umuntu uko bigenda. Ubutatumira Alexandre tumubaze ukwe, dutumire na Diane tumubaze ku giti cyo kwa byumva, hagati yuko ari kuganirwa n'abasore babiri, igitekerezo afite, uwazahitamo amaherezo yabyo, nimba bose azabakunda, nimba azabareka nabyo tuzabimenya. Reka mbabwire ngo reka mbasezere, ikiganiro nakagaruka.